nkuko nabasezeranyije rero dutangire ya gahunda yo kwiga igiheburayo. Tuzahera ku nyuguti uko ari 22, noneho tugenda tuziga uko bazandika, uko bazisoma kugeza tuzimenye, noneho ku buryo uzayibona inyuguti z'igiheburayo ukamenya izo arizo, ukamenya gusoma amagambo, ukamenya kwisobanurira. Boker tov, boker tov, boker yafe. Maze anachnu holochim bilochot hayom. Maje kubaramutsa mbasuza mbifuza amahoro y'Imana. Uyu munsi n'igihe tugiye kureba igiheburayo dutangire tukige uko maze kubibabwira, noneho ku buryo uzajya ubasha kwisobanurira amagambo ukumva ubusobanuro bwa nyabwo, ijambo ry'umwimerere uko Imana yashatse ko turyumva. Ikaze nanone rero ku ijambo ry'umwimerere kugira ngo umenye ukuri wahishwe kuzakubature. Mu kwiga iki giheburayo rero wibuke ko nakweretse inyuguti zigize igiheburayo ngizi hano uko ari 22. Harimo izindi zigenda zihera, niyo mpamvu ubona ari nyinshi cyane, ariko igiheburayo kigizwe n'inyuguti 22. Duhera iburyo tugana ibumoso. Reka manze nzibusubiremo noneho ubundi tuze twige iz'uyu munsi uko bazandika nuko bazivuga. Hano rero dufite Alef, Bet, Vet, Gimel or Gimel, Dalet, Heyi, Vavu, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Haf, Haf Sofit, Lamed, Mem Sofit, Nun Sofit, Samech, Ein, Pe, Fe Sofit, Tzadi Sofit, Kuf, Resh, Shin, Sin, Natav. Izi nyuguti rero nizo zigize igiheburayo. Niba ubona nanjye narabimenye nkabishobora kubimenya, nawe wabimenya, ntabwo bigombera amashuri. Avuga ngo amashuri bafite ibi bintu ntibigombera amashuri. Ubifate nkaho ugitangira ishuri, ugiye kwiga, wige gusoma, wige kwandika, noneho tuve muri bwa buyobe twakorewe iyoza bwonko, noneho twiga uko kuri kugomba kumera. Kubw'iyo mpamvu rero kugira ngo ibi bishoboke, reka turebe ibintu tuzifashisha. Wibuke ko nanone ngewe nta mafaranga azaguca, nta muntu umwe nzishyuza, n'ubuntu, kuko twaherewe ubuntu, tugomba gutangira ubuntu. Kugira ngo twige igiheburayo neza ugomba kugira amakaye 2. Amakaye 2, ndakubwira impamvu dukenera amakaye 2 y'imirongo. Izi kaye 2 rero nizo tuzifashisha kugira ngo twige neza iki giheburayo. Ikaye ya mbere reka nkubwire icyo ivuze. Ikaye zigomba kuba zifite imirongo imeze gutya. Reka nkwegereze neza urebe ikaye z'imirongo rero nizo tuzifashisha. Iyi kaye ya mbere hano ubona y'ubururu niyo uzajya wandikamo ibyo wize, wandikamo ibyo wize byose. Uko uza ukiga hano wandike ibyo ugenda wiga, noneho numara kubyandika ibintu burya ubifata byoroshye iyo ubisubiyemo. Noneho ibyo ubona biri kukugora ukabyimurira muri ikaye ya kabiri. Ikaye ya kabiri niho uzajya wimurira ibyo ubona birimo birakugora. Nanjye niko nagenze mbikora, ugenda ubyimurira mu ikaye ya kabiri. Ibyo rero bigufasha iki? Bigufasha kuba wize ku nshuro ya mbere ukabyandika, wenda ukongera ukanagaho ijisho ukareba, noneho ku nshuro ya kabiri ukongera ukabifata nanone ukabyandukura muri ikaye ya kabiri. Shaka ikaye 2 rero, niyo zaba kasuku, niyo zaba nkunda amahoro, ikaye yose ariko ipfa kuba ari imirongo 2. Imwe yo kwandikamo ibyo wize uwo munsi, n'indi yo kwandikamo ibizaba byakugoye ubyimurira mu ikaye ya kabiri. Kugira rero ngo tuzige neza iri somo ry'igiheburayo, ginagira nti buri kwezi wenda dukora isuzuma turebe aho tugeze, noneho n'agahimbaza musi cyangwa se gutera abantu courage, tuvuge tuti wenda nk'umuntu n'uyu turamuha igihembo runaka dukurikije uko abantu bari gushishikarira ibintu. Ni ibintu twumva ko Imana izadufashamo, tukabyagura uku kuri twigisha ijambo ry'umwimerere kugira ngo bizagere no ku bandi,
namwe uko mubihera ubuntu muzagende nk'abandi namwe ku buntu mwigisha abandi noneho dusigasire ukuri kuko uku kuri tutarebye neza kuzaducika ibihe biri imbere bigaragaza neza ko ubutware bugiye kudusubizwa twebwe abanyafurika nkuko nabivuze murabivuga iteka ubwoko bw'Imana bw'abirabura buri muri Amerika aribo bayuda n'ubwoko 10 bwaburi muri Afurika niyo mpamvu tugomba gusubirana uyu murage imyaka ibihumbi n'ibihumbi kabishize waraduciye mu myanya y'intoki noneho tukaba dufite amahirwe yo kugira ngo tuwisubize kadutangire rero uyu munsi twige inyuguti byiza nk'eshanu uyu munsi uko bazandika uko bazisoma noneho tuzagende tuzamuka gahoro gahoro mbere rero kubyinjiramo reka nkubwire ko izi video z'igiheburayo zizaba zifite liste yazo isomo rya mbere rya kabiri rya gatatu gutyo nzazikorera liste yazo ku buryo uzishaka azajya yenda akazibona uko zikurikirana kuva ku ya mbere kugeza aho tuzaba tugeze bityo rero n'abazajya baza nyuma ku buryo bazajya babasha gukurikira aya masomo byoroshye batiriwe bashakisha hirya no hino dutangire rero inyuguti eshanu za mbere ubundi turebe uko bizagenda bizamuka nkaba mbifurije ikaze nanone kandi mugire isomo ryiza muryige mukizeho umwete umutima cyane cyane ukizeho umutima ushaka arashobora wikwigaya wikisuzugura wikwitinya wibwira uti se ko nta mashuri mfite no ababayeho kirya gihe nabo nta mashuri bari bafite Imana yarabafashaga umwuka yarakabafasha icy'ingenzi ni uko wumva bikunze ukabyinjiramo nanjye nzagerageza gukora uko nshoboye kose byoroshye kugira ngo buri wese azabashe kubyiga niyo ntego yanjye ntabyo kubikomeza cyangwa se uraba we ko ntize ko nta somo ufite ibintu uzabishobora njye mba nkubwiye ngo uzabishobora niba narabishoboye nawe ugomba kubishobora byanze bikunze inyuguti ya mbere rero duhereyeho ni Alef kuyibonaho reka turebe ko yandikwa umanura umurongo uberamye noneho ukamanura umwe hano ukamanura n'undi munsi iyi ni Alef umanura umurongo uberamye ukamanura undi hejuru n'undi hasi inyuguti ya kabiri rero ni Bete uratambika ukamanura umurongo kongera ukamanura undi ukarengaho gato kuri wa murongo umanuka iyi ni Bete Alef Bete hagakurikiraho Gimo umanura umurongo uberamye ukamanuka ukagera hasi noneho ugakata undi umanutseho hasi gutya Alef Bete Gimo hakaza Dalet uratambika noneho ntuhere aho umurongo ugarukiye ukajya hafi gato yaho ugarukiye ukamanuka iyi ni Dalet ni gutya yandikwa ukaba ufite Alef Bete Gimo Dalet hagakurikiraho Heyi ijya kumera nka Dalet ariko yo uratambika ugahita umanuka uhereye aho warangirije noneho ukamanura undi murongo udafatanye ugasigamo umwanya ugasigamo akanya Heyi nkuko uyandika noneho hakaza Vavu ni nko ijya kumera nk'umurongo umanuka gutya gusa iyi niyo Vavu umanuka umurongo niyo Vavu hagakurikiraho Zayin ijya kumera nka Vavu ariko yo ifite akantu kaberamye hano hejuru none ugahita umanuka hasi ifite akarongo hejuru kaberamye gutya urabona aho bitaniye Vavu yo iramanuka nk'umurongo Zayin yo ikamanuka nk'akagofero ifite nk'akagofero no igahita imanuka hasi ifite Alef Bete Gimo Dalet Heyi Vavu na Zayin uyu munsi reka turebe izi ngizi zirindwi ubwo tuzakomeza ubutaha tureba n'izindi tureba n'imibare zifite buri ubutaha uko twabigenza tuzongera dusubiramo turebe ko biri kugenda neza
kugira ngo tuzimenye uko bikwiriye. Ngizo rero ni Alef, Bete, Gimel, Dalet, Heyi, Vavu na Zayin. Kugira rero ngo uzibuke neza, reka twifashishe iyi ni Alef. Alef urabona uramanuka gutya, umanuka umurongo ugashyiraho uyu wo hejuru, warangiza ugashyiraho uwo hasi. Ni ukuvuga ngo wandika uyu murongo uberamye, ugashyiraho uyu wo hejuru, warangiza ukamanuka akantu hasi. Iyi ni Alef. Alef. Dukurikizeho Bete. Bete yo uko yandikwa ni gutya, umwe yakweretse ni umurongo wo hejuru ukamanuka, noneho ugahita utambika uyu wo hasi. Alef, Bete. Iyi ni Bete. Kano kadomo karimo hagati niko gatandukanye Bete na Vete, ibyo tuzabyiga ubutaha. Iyi akaba ari Bete. Uko yandika uhera hejuru no uramanuka, wagera no hasi ugahagarara, warangiza ugatambikaho umurongo wo hasi. Iyi akaba ari Bete. Ikurikiraho ni Gimel. Gimel uko yandikwa, ushatse umanuka umurongo wose ukagera no hasi, warangiza ugashyiraho akantu kameze nk'akaguru hasi kamanuka hasi. Urabona uramanuka, warangiza ugashyiraho akantu kamanuka hasi. Tuzajya twiga ibisobanuro byazo uko tuzagenda twicuma mu misiza. Ikurikiyeho ni Dalet. Dalet ijya kumera nka karindwi uko ubibona, uratambika noneho ugahera hafi yaho umurongo wo hejuru urangiriye ukamanuka, ugahita umanuka. Niyo Dalet cyangwa se imeze nk'ishoka. Izi nyuguti zikaba zifite ibisobanuro byinshi, uko tuzagenda tubyiga muzajya mwumva ibisobanuro byazo, twumve kuko ukuri kwahishwe muntu kuhishe muri uru rurimi. Nyuma ya Dalet rero hazaho Heyi. Heyi ijya kumera nka Dalet ifite akaguru, urabona ni nka ya Dalet twanditse neza neza, noneho ikabanuka akandi karongo kadafashe hejuru, usigamo umwanya. Ni nka Dalet ariko ifite akaguru kadafatanya no hejuru, hasigayemo akanya gato. Iyi ni Heyi. Nyuma ya Heyi rero haza Vavu. Vavu yo imeze nka karindwi ariko ntoya, uramanuka ukageza hasi, ikaba ari Vavu. Vavu ikurikirwa na Zayin. Zayin nayo zijya kumera kimwe ariko zitandukaniyeyo nuko igiye ifite akantu kameze nk'ingofero. Zayin nayo ikamanuka ijya kumera nka Vavu. Reka nzegeranye urebe itandukanyirizo byazo. Vavu ni iyihe, Zayin ni iyihe? Ubirebye gutya, mu gihe wenda utari wabisobanukirwa neza, ushobora kubyitiranya cyangwa se nkabitanya gutya, nkakubaza ati Zayin ni iyihe, Vavu ni iyihe, iza mbere ni iyihe? Iyi niyo Vavu, iyi ni Zayin. Vavu ni ibanza, hagakurikiraho Zayin. Urabona ko zijya kumera kimwe, wenda mu minsi ya mbere uzaba uzitiranya, birasanzwe kuko hari igihe ziba zijya gusa. Ukabimenya ukavuga uti reba Zayin ifite akantu kameze nk'akagofero karengaho, Vavu ntako ifite, ni umurongo ugororotse. Urabona aho bitanira ko Vavu igororotse ariko Zayin ifite akantu kameze nk'akagofero karengaho ku buryo irimo hagati wagira ngo imeze nk'ishoka nayo. Izo rero akaba ari inyuguti uyu munsi tubashije kubona uko ari 7. Tuzajya tugenda tuzisubiramo gahoro gahoro, uzandike usubire inyuma urebe uko nazanditse hariya, nawe uzandukure mu ikayi yawe ya mbere. Nurangiza uze kureba noneho ushobora kuzandika utazireba, cyangwa se niyo wazandika uzireba usubize inyuma video urebe uko nagiye nzandika, nawe uzandukure noneho gutyo ugenda uzimenya. Nkaba rero mbashimiye uyu munsi, tuzakomeza ubutaha tubanze dusubiremo izi nyuguti noneho twige n'izindi nshya kugira ngo tubone uko tuzifata. Ariko nagushishikariza kuzajya uhagarika iyi video ukayisubizamo. Nzagerageza kuzanyigera ntoya ku buryo bitazajya bibarambira, kugira ngo mubyige, kuko nzi neza ko nubishyira umutima uzabishobora. Mbashimiye rero uyu munsi, akaba ari umunsi wa mbere, isomo rya mbere ndarishyira kuri iyo liste y'Igiheburayo.
nkaba nizera neza ko iki giheburayo kizabashimisha kandi mukakigana mukakimenya kugira ngo mumenye ukuri koko mwahishwe. Nanjye nkaba nshima Imana kuba inshoboje iri somo rya mbere, nkaba numva ko rigenze uko wenda twabyifuzaga. Ubutaha ndibwira neza ko bizagenda birushaho kuba byiza uko imizagenda yicuma, byanze bikunze tugomba kubigeraho kuko ahari ubushake abantu barashobora. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Nkaba mbahaye ikaze nanone.